iveho. Yego bavandimwe mukurikirana urubuga Yesu, nagiye ngenda mbabwira ibiganiro bigiye bitandukanye. Hari Pastor Elia uriya naberetse ko Imana yamuhamagaye aruko yabanje gucika ukuguru. Ese weho wakorera Imana aruko wacitse ukuguru? Ese weho wakorera Imana aruko wahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, iby'uburwayi se cyangwa iby'ibibazo bindi bigiye bitandukanye? Niko wakorera Imana? Hoya, Imana ibishaka umuntu akiri muzima, agifite imbaraga, kugira ngo aramutse ahuye n'ikibazo yakwibutsa Imana ya mirimo, kavuga cyagiye nari ndi muzima naragukoreye, cyagiye nari ndi muzima nabanye nawe, cyagiye nari ndi muzima nakoraga ibishimishwa nawe. Ntabwo wakorera Imana hari uko wangiritse nk'uriya Pastor Elia wabanje gukorera Imana aruko ukuguru kumwe atakigufite. Yego muri iyi minsi ujya ubona abantu bari kugenda banyura mu buzima bugiye butandukanye, cyane nk'iri soza ry'umwaka, ukajya kumva kubera gushakisha imibereho ukumva ngo runaka yaravuye hano ari muzima, mu kandi kanya ukumva ngo arapfuye cyangwa se avuye mu mubiri. Nk'ubu hari mugenzi wanjye twari turimo tugendana, turimo tuva mu kazi, ndavuga muri iyi mirimo tujya tubamo yo muri iyi si. Umuhungu yaragiye aramanuka na moto, akigera ahantu abaragiye agwa muri ya moto, ubuzima bwe buhagarariye aho. Yego buriya rero ibintu yakoze akiri muzima, ibyo nibyo bizamuherekeza. Ibintu yakoze akiri muzima, ibyo nibyo azerekana imbere y'Imana. Yego kuri uru rubuga Yesu tujya dushyiraho indirimbo, tugashyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye. Buri abavandimwe niko Imana iba yabiduhaye, niko Imana iba yaduhaye message zo kugira ngo tubwire abantu benshi bajya bareba urubuga Yesu ibyo byonyine no kuvuga ngo iryo jambo Izere Yesu naryo ririmo ubuhanuzi, naryo ririmo ivugabutumwa. Haleluya! Ese urafashijwe? Ngewe rero narinje ahangaha, murabona ko ari ahantu imbere y'imigano, ndavuga imbere ahantu hatuje, murabona ni ahantu hatuje cyane. Aha hantu rero narinzanye ikiganiro kivuga ngo korera Imana bigishoboka. Korera Imana ugifite imbaraga, ntuzakorera Imana hari uko akaguru kavuyeho, ntuzakorera Imana hari uko utakiri muzima, ahubwo korera Imana ukiri muri za mbaraga zawe nzima. Abantu bajya bakunda gukorera Imana ari uko bahuye n'ibibazo. Umuntu yaba yarwaje umurwayi arembye cyane, ukabona nibwo ari gusenga. Umuntu yaba yahuye n'intambara zigiye zitandukanye, ukabona nibwo ari gusenga. Woya, igihe cyose uri muzima wakagombye gusenga, ukagira ibyo wirengagiza. Niba wacuruzaga botike ukaba ufunze gato, ukabanza ukajya mu nzu y'Imana. Niba wari ufite ubuzima bwiza bumeze neza, ukabuhagarika no kurya ukiyiriza. Yego nko muri risoza ry'umwaka, abakristo bakagombye gusenga, bakiragiza Imana kugira ngo basoze umwaka neza, bazatangire n'undi bashima Imana bahumeka neza. Yego turashoje, ariko mbere yuko twasoza kino kiganiro, bantu mukurikirana uru rubuga njya mbabwira, mujye musangiza abandi izi nkuru, murebe video muzirangize. Habamo ibiganiro bigiye bitandukanye. Murabona ko ku matelefone hariho inkuru zigiye zitandukanye, izo gusenga, izi ntambara, ibintu byinshi byagiye bijya ku ikoranabuhanga. Natwe rero twaratekereje turavuga duti tugomba kujya tuzana ijambo ry'Imana bijyanye n'uko marayika aba yaduhishuriye ngo tubwire abantu. Imana iragushaka mushiki wanjye, Imana iragushaka uko waba uri kose. Imana iragukeneye kandi izakugirira neza nawe nuyiha umutima wawe. Murambona rero njya nkunda kubwira abantu inkuru za Yesu ahantu hagiye hatandukanye, mu nsengero ndazivuga, mu nzira ngenda ndazivuga, n'aha kuri urubuga njya nzibabwira. Urareka mbabwire, imirimo umuntu akora niyo izamuherekeza, imirimo umuntu akora niyo izamugenda inyuma. Nk'uko natangiye mvuga ngo ntabwo wakorera Imana ari uko utagifite ingingo zawe zose nzima. Wakagombye gukorera Imana uri muzima, kugira ngo nuramuka ugeze muri ibyo bibazo bigiye bitandukanye navuze mbere hashize, uzibutse Imana ibyo uzaba warayikoreye. Haleluya! Yego
ndashoje rero, ariko mbere yuko nasoza, mujye mudushyigikira kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu, kugira ngo ibiganiro byacu mubisangize abandi bakomeze bumve ijambo ry'Imana. Haleluya! Ndabakunda. Nimugire amahoro ya Kristo, nimugire amahoro y'Imana muri iri soza ry'umwaka. Umwaka muwusoze neza mushima Imana, musenga, muyihimbaza, musenga cyane kugira ngo izabarangirize umwaka amahoro kandi izabatangize n'undi. Yego, ese weho hari ikintu ujya ukora muri weho? Ujya wibuka gusura abarwayi bari kwa muganga? Ujya wibuka gusura imfubyi n'abapfakazi? Ujya wibuka gutabara abababaye bafite ibibazo bigiye bitandukanye? Haleluya! Ubwo rero ibyo ubikora, nimugire amahoro ya Kristo. Sura abarwayi, fasha imfubyi n'abapfakazi. Uwiteka Imana yantumye ku bantu, arambwira ngo ningende mbwira abantu bishakira imirimo, ningende mbwira abantu ko imirimo umuntu akora ariyo azerekana ageze ku marembo y'ijuru. Haleluya! Ndashoje, nimugire amahoro, mugire urukundo nk'urwo Yesu yabakunze akabapfira, akitanga ku musaraba i Goligota. Ndavuga akabambwa. Ndabakunda, mugire amahoro, ndabakunda. Haleluya!